udafite se nagire nyina nagire na bene wabo akaba ahagaze wenyine gutya bazita mu gifaransa les orphelins non accompagnés ngo ni impuhwe yigiriye naho hari ibindi bintu yitegerejeho none sizo se mwumvise zatewe inda n'abagabo bakuze sizo mwumvise se zatewe inda hataragera imburagihe sizo se mwumva zarongoye zigashaka zitazagera ku rwego rwo kubaka ingo sizo se mwumva zabyaranye n'abagabo bakuze niba ku ijambo rya Shogadadi Shogadadi murayibuka hano mu gihugu yigeze gutambuka cyane burya ryariho hari abantu bagize imboni yo kureba babona hari abana bangirwe ariko tujya dushyiraho iminsi isanzwe tujya tuvuga iminsi twayishyiraho ukayihimba itariki uwo mwana umunezeze nawe avuga ati navutse iki gihe iki n'iki hanyuma umubyeyi wowe ndavuga umumama ufite umwana wabyaranye n'umuntu runaka yarakubwiye ngo ceceka kubera icyo ubabaza umwana uramucecekera iki ese iryo ni ibanga ntabwo ari ibanga umwana azicwa n'agahinda gerageza kubwira umwana se amwishakire Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti zamumuriza GB Ministries turongeye turabakiriye mu izina rya Yesu tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hirya no hino turabakiriye nanone kuri wa munsi wacu umunsi tubwiranaho ibyururutse umutima aho muherereye rero turabashimira uko mudukurikira uko bukeye uko bwije muduha imbaraga mutwongerera imbaraga mu rugendo cyangwa se mu kazi dukora Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane rero uyu munsi twongeye kugirirwa neza n'Imana yacu twongeye kwakira umukozi w'Imana mukunda cyane muri benshi zigira inshuti Michel Pasiteri ndabizi ko mumukurikira n'ahatari hano kuri uyu murongo wacu n'ahandi hirya no hino muramukurikira reka tumuhe ikaze n'ikaze Pastor Amen rero uyu munsi yatwemereye kugira ngo aze ngo tuganire kuri bya bibazo mujya mwibaza kuri bya bindi mufite mudafite kivugira hari aho Imana yaduhaye kugira ngo tuhavugire kandi tuhasengere hanyuma Imana yacu tugirire neza reka rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana yacu kuko niyo dukesha byose data mukunzi mwiza tuguhaye icyubahiro turagushimiye uri Imana yo kwiringirwa uri Imana y'amahoro uyu munsi watwongereye ni umunsi ukeye ni umunsi w'amahoro ni umunsi w'umunezero tuguwe neza imbere y'amaso yawe data bw'utwemereye kongera kuganira kuri uyu murongo tubiguhereye icyubahiro abadukurikira bose ubaha umugisha ubagirire neza reka ibyo tugiye kuganira mwami wanjye bibubake umukozi wawe mwami umuha umugisha ukomeze kumwagura ukomeze kumugirira neza mwami igihe aba yemeye kukuvugira ujye umwuzuza mwami kandi uhaze kwifuza k'umutima we turagushimiye kuri kumwe natwe kandi uri buduha amagambo akwiriye yo kuganira n'abadukurikiye izina ryawe rihabwe icyubahiro ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise amen Yesu ashimwe cyane rero turanezerewe kubana nawe mushumba Imana ibaha umugisha ko muhora mutwitaba uko tubahamagaye uko twifuje kugira ikintu tubabaza tudasobanukiwe muri uru rugendo iyo tubahamagaye muratwitaba Imana ibaha umugisha kuko ntabwo ari ibisanzwe pe ntabwo tuzabimenyera iteka niyo dutekereje kubatumira tukibaza ariko noneho ariko mu by'ukuri kuba twemereye natwe tuza twisanga rero turayibashimira cyane Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bagirire neza ariko se ubwo ntakantu yego uribuka ijambo Yesu yavuze yego akavuga ngo nimumara gukora ibyo mutegetswe mubirangije umujyi muvuga ngo turabagaragu imburamumaro abantu ijambo bazi bisobanura ubundi ariko iryo jambo waritubwiraho Pastor buryo ibintu bivuga se yego ibi bintu murimo kunshimira ngashima ugasanga muravuga yuko ngo mutinya guhamagara biratanga ariko ibyo ntegetswe yego ahubwo ntabikoze ngo na Paulo nabona ishyano bihanze mu 2018 ntabikoze nabona ishyano ni muhumure no muri muhamagariwe simwe mwangiza ukundi uko ni Kristo wabikoze bimushimira ko ngira icyo cyizere rero ukumubona umuntu abonye akanya gukora uyu murimo ni nk'ukuzi n'umuntu w'umutekinisiye mu mirimo ye umufundi mu bwubatsi umubaje mu bubaji bwe umukonsulta mu mirimo runaka iyo atabona akazi yitwa umushomeri yego niyo mpamvu rero umuntu akwiye kubyishimira akanezwa n'uko uwo mwanya Imana imuhaye iyo opportunity Imana yimuhaye
ikindi nakongera mushiki wanjye tutaraharenga abantu ntibazabone duhora dutya muri ibi bintu ngo tubifitemo inyungu z'indonke z'umubiri. Nta mushahara w'ukwezi tubifitemo, yego, nta gihembo cy'umunsi tubifitemo, nta kontara twabisinye runaka ngo bigiremo konje na priyave n'imperekeza byose n'izabukuru. Ahubwo tubikorera Kristo waduhamagaye tutitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Amen. Rero nshuti ya Kristo, yego gushima ari byiza, ni uburere n'imbuto za Gikristo, kuko data sinabakubwira ko binagira n'imbaraga bitera wenda ushimirwa kavuga ati Mana ushimwe ku byo nkora bifite ababizirikana wishimirwe. Ariko mu by'ukuri muhumure twarahamagawe, ntidukwiye gushyiramo umugaga ngo tugorane twange. Nuhamagara nkohereze ku musekereteri wanjye cyane ko nta n'uwenge nanagira usange ntangiye kubanza tubaza tudiringe ku biciro mpaguruka ari uko hinjiye oya mwire kuri jewe mwisange. Imana yarampamagaye kandi yampamagariye kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ibambere umugisha. Imana ibaho umugisha cyane mushumba. Impamvu reka nanjye ngira akantu mvugaho kuri ibyo bintu uvuze utumye nibuka impamvu ndimo gushimira cyane nuko hari abashumba abandi cyangwa se abakozi b'Imana abandi utumira ahakubwira ati nzabanza ndebe, ahakubwira ati ntabwo mfite umwanya. Hariho n'uwo nigeze gutumira impamvu ubwo wenda nabyo urabidusobanurira impamvu bimeze bityo. Uravuze ngo warahamagawe kandi wo murimo wahamagariwe n'uko umufunda bamubwira bati ngwino ukora iki n'iki akaza akagikora kuko azi ko ari ibye ni ikiraka wa mugani. Ariko hariho umushumba ubwo ati oya, hari abandi, hariho natumiye arambwira ngo ntabwo nzi ko bizakunda ngo ndaza kureba kuri kalenda ngo ariko mfite n'abandi bamaze no kwishyura. Ubwo muri make mita numva yuko ambwiye mbese nanjye nishyure muri avance noneho nshyire kuri gahunda ngo hari n'abandi bamaze kwishyura ngo rero kubahakanira ntabwo bishoboka ngo wenda wafata ikindi gihe ngo ukabitegura neza. Mita numva mbwiye yajimije ariko numva hakanambwiye bamaze kwishyura ese baranakwishyura kujya kuvuga ubutumwa. Ndavuga nese mushumba noneho bwo unabivuzeho reka nanjye nkubaze ese biterwa n'iki gusanga abashumba bamwe basaba izo ndamu izo ndonke wa mugani abandi nimuzisabe? Ese ijambo ry'Imana ribitubwiraho iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu murimo tuwukore nta yindi ndamu cyangwa indonke ari yose tubitegerejemo. Ayo magambo Pawulo yayabwiye Timoteyo, wihangane tuyavuge vraiment, wenda ariko bafite impamvu uraje mushiki wanjye. Buriya hari impamvu bije pe, ifite impamvu ntabwo bapfuye kuza gusa. Mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo mu gice cya 4 umva amagambo mbwiye, ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzacira abantu witeka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikukwiriye n'ikitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihangana inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibinezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Iki kintu cyo kuba mu gihe kizaza abantu bazagwiza abantu bashaka kubwiriza, bazagwiza abantu bashaka kubwiriza ibyo bumva. None muri Petero none hakavuga ngo kubera indamo zaba bashakaho, Petero wa 2 ngo bazababwira amagambo y'amahimbano. Soma aho ngo muri Petero wa 2 twumve icya 2 hera ku murongo wa 2. Yego. Benshi bazakurikiza ingeso zabo ziteye isoni bituma abantu basebya inzira y'ukuri Imana ibayobora. Komeza kubera irari ryabo abo bigisha b'inyoma bazababwira amagambo bihimbiye bashaka kurya utwanyu. Nyamara kuva kera urubanza rwabo rwarateguwe kandi kurimbuka bagenewe kuregereje. Ako kantu kitwa kurya utwanyu rero ubu se nukuvuga ko ayo magambo batayasoma bashumba. Ndabizi. Erega n'abatayazi ko hari cyangwa batekereza ko ari aya Petero iki gihe nabwo. Bon, soit hari abayazi bayagenera cette époque, muri ayo epoque ko yarangiranye na hariya. Hari n'abandi bayazi ariko nanone bagahumwa amaso n'iki n'ibyo biguzi. Yego.
ibi bintu nigeze kubivuga nari muri South Africa Cape Town noneho nari kumwe n'abana b'abasore yego harimo abubatse batangije ministry yego noneho bangisha inama ndabwo numva rero ntimutangije ministry y'ivugabutumwa icyo mbabujije murebe mudatangiye mushaka amafaranga bati mushumba se ko amafaranga none abakenewe uko akora bateka mushumba menye ko yakora ibintu byose yego ndiko arakenera ibintu byo akora ibintu byose na Mose yari yakeneye mu kubaka ihema ry'ibonaniro ntaho adakenerwa ariko ntiba riba objective ntiba riba intego kuko iyo abantu baje bagezaho biba byiza iyo ari bo ubwabo biboneye kwaho tuba hatubereye hato uwo mwanzuro urawibuka mu bambi ba mbere igice cya 6 mu bambi ba 6 ahavuga ngo dore aho turi hatubanye hato reka tumanuke twigire mu ishyamba umuntu wese azana igiti yego ariko à leur propre décision ari umwanzuro wifatiye umva rero ntabwo ari byiza mu by'ukuri iki kintu cy'indamu ikintu cyose kibaye ariko mushiki wanjye uzi kujya mushaka umushumba ngo ntuzamara amasa kaza niba haje waza mu iterano kazana indi waza kwatura ibahasha oya ntanakwemerera waza kugisha inama ntanakwemerera ugasanga kugira ngo hari n'abashyiraho igiciro yego ugasanga kugira ngo kwakire arashyiraho igiciro cyo kuza bimeze nka consultation yego cyane dukomeza Imana bigire neza Imana yo mu ijuru tubabarire kuko usanga bizana ubuhamya bubi kwigisha ijambo ry'Imana biragenda byangiza uyu murimo ugasanga n'abatarakizwa banze iby'agakiza kavuga ati ariko ujya gusaba umuntu ngo agusengere akagusaba amafaranga cyangwa akakubwira ati simboneka kandi aricyo yahamagariwe biriya byo ni iki anyway reka dusabe Imana ibabarira abashumba basaba indonke abakristu cyangwa se abantu rusange kugira ngo agukorere deliverance akubwira ati banza utange amafaranga zana ituro kugira ngo ukore deliverance ukibaza se Imana niyo ijambo rye ritubwira ngo mujye mutanga indonke kugira ngo abakore babasengere nuko umuntu wenda baba bakina bato atazi no kuba yajya kwisengera ariko ubundi si ngombwa ayo mafaranga ariko reka ibyo tubivaho nuko twari tubikomejeho ko twari tubiganiriye n'umushumba avuga ngo werahamagawe nta mpamvu y'izo ndonke ariko ndavuga ko hari abandi bajya babyakana kubera iki niyo mpamvu kari gaciyemo ariko si cyo cyaduhagurukije uyu munsi umushumba rero cyaduhagurukije uyu munsi maze igihe numva mfite umutwaro w'imfubyi umutwaro w'imfubyi buri imfubyi nasanze ziri mu byiciro bitandukanye hari imfubyi buri udafite se nagire nyina nagire na bene wabo akaba ahagaze wenyine gutya bazita mu gifaransa les orphelins na compagnie ntabwo nabishobora kubisubiramo ariko ni gutyo umushumba bivuze nuko bimeze hanyuma hakabaho n'iyindi imfubyi ifite papa cyangwa afite mama afite umubyeyi umwe hakabaho n'undi nawe wenda afite n'abavandimwe adafite papa na mama ariko afite abavandimwe urumva ko aba wenda afite uruhande yabogamiramo hakabaho noneho n'undi ufite ababyeyi bombi afite na bene wabo ariko umwana nababona ni imfubyi nta kintu abona baramwaka ikintu umwana araka umubyeyi akamubwira ngo njyewe se nagikuye akakimwima umubyeyi nagira akanya ko kuganira n'umwana nagira umwanya wo kuvuga ngo reka umwana muganirize menye icyo akeneye menye ahageze n'amashuri yamenye amukurikirane noneho uwo mwana wumva ko afite agahinda k'ubupfubyi muri we kandi nyamara afite umubyeyi no kurya ugasanga ni ikibazo urumva uwo mwana nabona ababyeyi ntabizi niba afite ababyeyi niba atabafite ako gahinda karahari hakabaho noneho n'undi mwana wabyawe ababyeyi barahari papa warahari ariko nyamara ntabwo bishaka kumenyekana mama we kana we yaryumyeho nashaka kubwira umwana ngo rega so ni runaka bitewe wabona se yaramubujije iyi se yaramubujije avuga ati uzapima kumvuga ninjye nawe ari umuntu runaka nicyo kwa nuri kwa se ise nawe atemerewe kumubwira nyina atazi na nyina hayo nyina yaragiye kubera ko bashwanye na se amujugunya kwa nyirakuru umwana akurira kwa nyirakuru ubyarase ntazi nyina ntazi ahaherereye abo bana bose ni imfubyi abo bana uyu munsi ndifuza yuko bahumuriza ugira ijambo babwira icyo Imana ibavugaho
bafite ibikomere biteye ubwoba. Noneho abo bose barahari, noneho hakabaho undi utazi se na nyina baraburiwe irengero, ntibapfuye nibura ngo bamubwire baterega mwana papa wawe twaramushinguye, mama wawe twaramushinguye, oya gusa ngo baragiye, nyina yaramujugunya arigendera, nibazi yaba papa we nawe yaragiye. Burya iyo washinguye ugira agahinda ukarira bikarangira Imana ikakomora. Ariko noneho iyo utashinguye mushumba biba ari ibindi bintu. Abo bana bose nkubwiye ni benshi, ariko icyo nzi cyo turaguma tugenda tubagarukaho. Gira icyo babwira. Icyo mbabwira icya mbere nuko iyo ibintu bikubaho, ibintu bikubayeho, ubuzima ubayemo, iyo ijambo ry'Imana usanze hari icyo ryabivuzeho, umenya ko uburyo bwose bitatunguye Imana. Icyo nicyo cya mbere cy'ihumure n'ubona babonera. Ntibyatunguye Imana, yari izi ko bizabaho. Mu gitabo cyo kuva mu gice cya 22 ku murongo wa 21 kugeza 23, urumva ni igitabo cya kabiri cya Bibiliya. Bivuga ngo ni kera rwose Imana yari imitanga amabwiriza y'ukuntu imfubyi zizamererwa. Hari yaravuze ngo ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza, ngo nugira utyo ukagira icyo zibabaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo, uburakari bwanjye bukagurumana, nkabicisha inkota, namwe abagore banyu bakaba abapfakazi, abana banyu bakaba imfubyi. Hita wumva iyo revenge irimo, wumva iyo revenge ukuntu ifite uburemere. Imana yari ibaye nk'ishyizeho ikintu nakwita ngo defense, ingamba zo kurinda abantu kuba imfubyi. Iyi regloma, iri bwiriza ndarifata nk'ingamba Imana yarishyizeho kugira ngo abantu birinde ikintu cyose cyatuma abantu baba imfubyi. Wenda abaduteze amatwi babyumve neza ahangaha, impamvu bigeranye n'ubupfakazi n'ubwo tutavuga uyu munsi, nuko kugira ngo uyu mwana abe imfubyi byanga bikunda, hariho wabaye umupfakazi, hariho wapfuye, hariho wagiye. Icyo rero bacyumve neza. None ndavuga ngo nimuramuka mugize imfubyi mubabaze, ubwo tugeze kuri step ya kabiri, none habaye ikintu nyine ababyeyi barapfa, imfubyi irasigara. Ariko yewe Mose uyoboye itorero mu butayu, nimuramuka mumenye ngo ziriho, please muzishakire umunezero. Muziremere iki? Umunezero. Muzitegurire iminsi yo kunezerwa, ntimukazibabaza. Nimuzibabaza, umva ijambo rikomeye mushiki wanjye, bakantakira, kumwe agahinda kamwegura, kakamuhagurutsa, kakamuzamura umusozi, kakamushora ahantu mu kabande mu buvumo, agiye gutakira Imana. Ngo ibyo nabikora akaza akantakira, mumenye ko ntazabura kumwumva ndi mu ijuru. Rero mwe mwamwirengagije, ariko ngiye nzagira nte? Nzamwumva. Haleluya, haleluya, haleluya. Yemwe mushumba Mose mwamwirengagije, abakuru mu Bisiraheli mwamwirengagije, abashinzwe inama nyobozi mwamwirengagije, abashinzwe ubudiyakoni mwamwirengagije, ababitsi mwamwirengagije, ariko je nantakira, nzumva ndi mu ijuru, kandi nimbyumva sinzabura ikintu kinkora. Icya mbere nzabanza muhorere, namwe mbice. Ijambo rikomeye, kugira ngo namwe abagore banyu b'abapfakazi, abana banyu b'imfubyi, noneho basogongera nabo kuri bumveho. None uzi ikintu nakoze ahangaha, umuntu yakoze ngo none se Mana ko waba wongereye ikibazo, imfubyi zaba zibaye nyinshi, warutakiwe n'umwe, warutakiwe na babiri, none ubusizira b'ijana niko bizakorera Mana yanjye. Kuki ubikoze gutyo? Niko umuntu yayibaza. Ariko yo kubera kwizi ko yaziteguriye budget, yazibikiye ingengo y'imari, izazirera kandi zizakura. Wabyumvise neza? Ubwo icyo gikintu iragira iti niziri bwiyongereho, nzazira zikure, ariko mbanze mbisomo abateye ikibazo cyo kubabaza iki imfubyi n'abapfakazi. Nusoma Yeremiya 49 umurongo wa 11 twumva icyo birivuga aho hantu. Yeremiya 49,
Yeremiya 49 umurongo wa 11. Soma twumve. haravuga ngo nimusige imfubyi zanyu Nzazitaho nzazitaho, abapfakazi banyu nabo bazanyizera. bazanyizera. Musige imfubyi zanyu nzagira nte? Nzazitaho. Wibaza kugira ngo Imana iki gihe kivuga hano, ubuze ijambo irivuga, yari iciye mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya, ishaka kubwira ababyeyi basigaranye abana ari bonyine. Bamwe bavugaga mu kanya, Yego. kumwe uba wasigaranye umwana uri mukuru we, Yego. cyangwa se ukumusigarana uri nyirakuru, Yego. nyina ntawe uriho na se, cyangwa se ukumusigarana uri se nyina ntawe, cyangwa uri nyina se ntawe uhari, cyangwa uri n'umuturanyi uri wawe. n'umuturanyi bambi, bose harazimye. Yego. Ariko ariko tumva iyo mitima yanyu ipanitse, mukamugenda no kuzagira za depression. Yego. Nimuzinsigire mama, nimuzindekere nzazirera jyewe. Haleluya. Siga izo mfubyi zawe nzazirera. Imana ishimwe cyane. Amen. Gutegeka kwa kabiri igice cya 10, Yego. iyi mirongo ndashaka kuyisoma kugira ngo rwose numve ko aba bantu twababonera ihumure riva mu ijambo ry'Imana. Yego. Gutegeka kwa kabiri igice cya 10 umurongo wa 18, naho hari amagambo avuga kuri ibyo ngibyo. 18. Yego. Icira imfubyi n'abapfakazi imanza zibarengera, ikunda umusuhuke n'umunyamahanga, ikamugaburira, ikamwambika. Icira imfubyi n'abapfakazi imanza zibarengera. Nako nashaka cyane. Amen. Mu by'ukuri aba bantu baba bakeneye kurengerwa. Yego. Baba bakeneye umuntu wabahagarara mu ruhande, bakabona ahagaze mu ruhande rwabo. 14:29 naho aho nyine hakavuga ngo maze umurebe kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe, n'umusuhuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari iwanyu, bazaze barye bahage, kugira ngo Uwiteka Imana yaguhere umugisha imirimo ukora yose. Reka nsubire haguru gatoya wumve uko imyaka 3 ishize. Kuri 18 gutegeka 14. yego 28 yego. Uko imyaka ngaho soma twumve Icyakora uko imyaka 3 ishize ishize mujye mubika 1/10 cy'umusaruro w'uwo mwaka mu mijyi muzaba mutuyemo. 29 bizatunge Abalevi kuko batagira umunani, bitunge n'umuki, bitunge n'abanyamahanga n'imfubyi n'abapfakazi batuye muri mwe, bazarye bahage, namwe Uhoraho Imana yanyu ibahere umugisha mu byo mukora byose. Amen. Haleluya. Iki kintu ariko Imana yakitwigishije tukimenya. Yego. Hari bita prevision budgetaire. Yego. Urabona kintu niko kimeze. Yego. Uko imyaka 3 ishize mujye mugerageza kubika 1/10 cy'umusaruro, 1/10 cya buri musaruro, icy'amashaza, icy'ibigori, icy'ibishyimbo, icya soya, yego cy'ibirayi. Noneho ibyo bintu mubitse bijye bitunga imfubyi n'abapfakazi barimo, nibura nazo zibona umwanya wo kurya zinezerwe. Haleluya. Zibone muri sosiyete. Iri ryari itegeko ry'abatambyi mu bintu bakira byose. Uzi ko buriya ibintu turimo kumva aha ngaha ntabwo byavuyeho, nta wabikuyeho, ahubwo byakuwe no kwizirikana ubwacu no kutabuzirikana kandi. Yego. Kuko hari uwambaza ati none se mushumba
ko ndi ibintu byose uvuga biri mu isezerano rya kera rero nawe uratuvuna kandi turi muri shya ariko twinjire muri Timoteyo muri shya turebe turebe icyo muri shya babivugaho aho twaba dutsinzwe hari igihe umwuka aratubwira ati uwo mutego wari ugutega nutimenya urahava nabi nsomera 5 umurongo wa 3 wubaha abapfakazi yego bamwe banyamwigendaho naho niba umupfakazi afite abana ubwo ni za mfubyi sizo za mfubyi se wabo yarapfuye cyangwa abuzukuru yego nibabanze bagaragaze mu rugo rwabo bwite uko bubaha Imana bitura ababyeyi babo ineza babagiriye ibyo nibyo bishimisha Imana aha none umupfakazi nyamwigendaho kandi nyakujya yiringira Imana gusa no kuyiyambaza ijoro n'amanywa naho umupfakazi wibera mu mudamararo we ku Mana abapfuye ahagaze yego ibyo ubibashinge kugira ngo babe inyangamugayo niba umuntu atita kuri bene wabo cyane cyane abo mu rugo rwe waba yihakanye Kristo twemera ndetse abarutwa n'abatemera Kristo babyita ako kantu koko ashaka ijambo riri hepfo hariya abapfakazi bakiri bato ntukabashyire mu mubare w'abandi kuko iyo irari ryabo ribateye kureka Kristo bongera gushaka abandi bagabo bityo bakaba batsindwa n'urubanza rwo kureka ibyo bari biyemeje mbere byongeye kandi bimenyereza kuzerera imihana bakabimbura mukuru si ibyo gusa ahubwo bahinduka n'abanyamazimwe bakajya bivanga mu bitabareba bakavuga ibidakwiriye nicyo gituma rero aho niho nshaka cyane aho niho nshaka guhagararira nicyo gituma nshaka ko abapfakazi bakiri bato bongera gushyingirwa bakabyara bakayobora ingo zabo bityo bakima abanzi b'Imana urwaho rwo gusebya abayo 15 kuko hariho bamwe bo muri bo bamaze guteshuka bagakurikira Satani 16 rero nizo nshingano z'abayobozi z'abashumba nihagira umugore wemera Kristo akaba afite abapfakazi muri bene wabo ajya bafasha kugira ngo byorohereze umuryango w'Imana ubone kugoboka abapfakazi nyamwigendaho urabona ko mu itorero mu rusengero iwanyu cyangwa iwacu hari abapfakazi basigaranye imitungo bien sûr ubwo izo mfubyi nazo zifite imitungo yego aha rero ijambo rirabasabira ibintu bibiri uyu mupfakazi ukiri muto akaba yumva yashakwa nashakwe agiye gutegeka urugo rwe icya kabiri umupfakazi ufite ubutunzi ubayeho neza namenyekane bituma tumenya ko twita kuri banyamwigendaho mbese bagabanukirwe boherwa kuko hari babandi banyamwigendaho urabona kuba Eliya yarageze ubwo yoherezwa i Zarefati wa Sidoni ngo ajye gutungwa n'umupfakazi ngo ari umupfakazi ntikize kugutunga nuko Imana irabonye ko umupfakazi yishoboye yego yageze asanga ifu yashize Imana ihita ihazana indi ariko iyo ngiyo ni Eliya mu by'ukuri Imana ihazanye ariko wibuke ko yamubwiye ati mfite agafu gake ngiye gusonga njye n'imfubyi yanjye ngo twagiye birangira ariko imyaka 3 n'igice Imana yabitayeho rero Uwiteka ni se w'imfubyi n'umugabo w'abapfakazi igice cya 16 cyo mu Itegeko kwa kabiri igice cya 16 cyo Itegeko kwa kabiri umurongo wa 11 n'uwa 14 tuharebe twumve Itegeko kwa kabiri 16 umurongo wa 11 n'uwa 14 iyo mirongo iravuga ngo
wishimirane imbere y'Uwiteka Imana yawe n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umulewi w'iwanyu n'umusuhuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari hagati muri mwe. Mwishimira ahantu Uwiteka Imana yawe izatoranyiza kwakira izina ryayo ngo rihabe. Iki kintu cyo kwishimana n'imfubyi, kuziremera umunsi runaka ukazihamagara mukanezerana, Imana igishoboza abantu, yaba individual kolektiwe mu rugo mu buryo Imana imuhaye, misheri we uko Imana imushoboje runaka, uko Imana imushoboje, kugira umwanya wo kuzinezerwa, zikanezerwa nazo, zikiyumva muri sosiyete. Iki kintu kuva kera Imana yari yaragitegetse. Ndashaka kugera ku ngingo yitwa imanza. Yego, imanza. Kuko bahura n'imanza. Yego, nyinshi cyane mushu. Ntibakivuzeho? Yego. Aba bana bahura n'imanza cyane. Se Imana ivuga iki? Kandi niba bahura n'ubaburanisha. Ivuga iki ku manza? Wansabye kubahumuriza. Yego. Numva ntarenga ubuzima busanzwe ntageze ku byo bahuguzwa. Yego, ni ukubahumuriza unasaba abafite ibyabo, ababambuye ibyabo kugira ngo babisubize. Rwose 24 ryo gutegeka kwa kabiri 17 umvuko ntatubwira, ntuzagoreke urubanza rw'umusuhuke w'umunyamahanga ubye, kandi umwambaro w'umupfakazi ntukawumwake w'ingwate. Ntukagire ute, ntukagurike urubanza rw'imfubyi. Mu by'ukuri kugira ngo umuntu asigaye wenyine ari imfubyi, noneho agerekeho no gusanga iby'iwabo, itongo ry'iwabo hari umuntu wari yigabije, uryororeyemo ingurube, uryororeyemo ihene, uryororeyemo inka, uri muri hinga, watejemo urutoki. Oh my God! Kandi ariko abaturanyi bataka, bateka ahantu nyamara naho kwa runaka, kandi ndumva kwa runaka batarazimye burundu. Ukuri kose hari akahonotse gutya kandi ku icumu. Kandi Imana nuko ntaza ahantu kaba mba nkamenyesheje, nuko inkuru rero ntiburi kugenda ikazakageraho. Uretse nyamara rero burya ugira iwanyu, nubwo bagiye utarahamenya utazi ko hanahari, ariko harahari. Ni mu karere kanaka, mu kagari kanaka, mu mudugudu n'uyu hari umutungo wazo. Akana kazishaka agateke mu buryo bugoye kakazateka kakajyayo. Gica wahateye urutoki, wahashyize ibiraro by'ingurube n'iby'inka byose, wateje urubingo, yabimenya ko ako kana keneho kahageze. Oya kakiriho. Byonyine kumenya ko kakiriho. Aho intambara iratangira. Muri ruratse ubwo karabaye. Aramushakisha hasi kuri hejuru, natamuhesha uburozi, arashaka kumutega mu gushe mu amwice mu cyuho, mutsire mu cyuho, umwana ave mu nzira kubera itunga ikunda ry'imitungo. Ijambo ry'Imana ntabwo ari ko rivuga, rivuga ko umuntu wese wariye iby'imfubyi agomba kugira ingaruka zabyo byanga bikunda. Yobu 24 umurongo 3 n'uwa 9. Yobu 24 umurongo 3 n'uwa 9. Yobu 24 3 9. Dusome 3. Ariko reka turebe kuri 2 cyangwa turi ku murongo wa mbere. Ubw'ibihe bidahishwa ishobora byose, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Hariho abimura ingabano, unyumvira ahantu uhereye? Ingabano, imbibi cyangwa imbago. Hariho abimura ingabano banyaga imikumbi ku rugomo bakayiragira. Ukaba wakwinjira mu ishyo ukarongoramo nk'inyana z'amashashi nk'icumi, yego pe, ukazurongora ukahita uzivanga neza uwo mwanya ukaragira. 3 bahuguza imfubyi indogobe yayo, batwara inka y'umupfakazi y'ingwate, birukana indushyi mu nzira, abakene bo mu isi bagakoranira mu rwihisho.
bagahuka aho bipfuritse hariya bakavuga tuzasohokamo ryarese ariko nyangaha guhuguza imfubyi indogobe yayo. Yego. Ibi byose ijambo ry'Imana ryabishyizeho kugira ngo twumve ko ari bibi. Ni bibi, ni bibi, ni bibi. Ni bibi. Yobu 31 umurongo wa 17, 31 umurongo wa 17 n'uwa 21. Dore ku wa 16 hari ubwo nimye abakene ibyo bifuza cyangwa se ngahebya amaso y'umupfakazi cyangwa nkiharira ibyo kurya byanjye imfubyi ntibiboneho. Aya magambo nayo Yobu yakoresheje muri cya gihe yari atotejwe cyane na za nshuti zimubwira ko afite ibyaha ndetse ko ari mu gihano. Nuko aratangira gushaka ingingo nkeya zamurengera. Haleluya. Muzo yashyizemo rero yashyizemo nuko abapfakazi n'imfubyi yabagaburiraga. Nta mfubyi yatambukaga itari iwe. 21 hakavuga ngo niba narabanguriye imfubyi ukuboko kuko mfite umfasha ku irembo noneho urutugu rwanjye ruragatandukana n'umubiri n'ukuboko kwanjye kuvunike gutane n'igufwa kuko ibyago biva ku Mana byanteraga ubwoba simbona uko mbasha kwihangana komera kwabyo. Urumva kizimwe indahiro. Niba narabanguriye imfubyi iki ukuboko muri make kuyivuna. Kuvuna imfubyi. Kuvuna imfubyi. Kuyibangurira ukuboko, kuyibabaza, kuyiniga. Imana dufashe bene data, kuyiniga. Imigani 23 umurongo wa 10. Imigani 23 umurongo wa 10. Dusoma umurongo wa 10 twumve. Zambago ziragarutse rero. Yego. Zambago ziragarutse 23 umurongo wa 10. Zambago ziragarutse. Aho soma wumve. Ntugashingure imbago zerekana imbibi za kera. Baba we. Kandi ntukarengere mu murima. Reka mbabwire. Mushiki wanjye gurete. Imbibi za kera. Ukarengera umurimo w'imfubyi. Ntabwo muzi yuko iki gihugu hari umwaka cyafashe indege. Nawe indege bikoze ariko banze ko babyita ngo indege igafotora ubutaka bw'abantu. Bagenda bafotora. Umutwe indege yafotoye. Indege yaragira fotora igaragaza iwanyu n'iwacu hose. Yego irangira gufotora ishyiraho gufata ibyangombwa by'aho hantu by'ubutaka. None muri no minsi hariho umukozi wo mu karere ubishinzwe ujyana akantu kameze nk'aka ngaka baterekaho kapareye akagashinga rya yagashinga rya kagenda kerekana aho imbago ziri bunyure. Oh my God. Kandi already imbago zararangiye barazigijeyo. Donc bararengereye imfubyi. Yego. Noneho yamfubyi tafite kivugira tinyamara urabona ko apare yigaragaje ko wandengereye. Mwana we ugasanga uyu muntu aragiye yifashishije inzego z'ubuyobozi bukoreraho ati nimubwire umwana ahore amureho ambwira yo muhadore ariko aceceke. Yego. Mu mwanya kugira ngo bongere bimure zambagoze gari mu mwanya wazo. Ugasanga hari inzego z'ubuyobozi bw'ibanze zibicumuriyemo zibikoreyemo amakosa. Kwabyumvise kubera iki haje umukire. Haje umuntu ukomeye. Ufite ifaranga. Yamfubye barayimuje burundu. Kuko adafite kivugira. None yamfubye ubu niyo igiye kujya gushakisha aho yagura. Kandi utuntu bamuhaye ntakiri buvemo. Ntituzatanga ahantu hangana ni wawe. Naho yari afite. Hari n'ikindi gore. Ariko nakarengane. Nubwo imfubyi yahabona. Ariko si iwayo. Si iwabo. Si yo gakondo mu by'ukuri. Yego. Nubwo yagura ikibanza n'ahangaha. Ariko ntago azibagirwa ko yavukaga mu murenge uyu n'uyu mu kagara kanaka.
ko yavangwamo n'umukire runaka Yego. sibyo kandi inzego ntizimurengere. Yesu adufashe Kera cyane. agahinda. Dore rero ibintu byose Umva agahinda kuba Bibiliya iba yarabivuze kuva kera nicyo kintu abantu bagomba kwitonda kuvuga ibintu Bibiliya yavuze kera tutari twanabaho twabigendeyemo Isezerano rya tukaba amahoro. Yego rwose twabigendeyemo tukaba amahoro. Yego. Reka mvuge kandi kantu gake gatoya. Imana yategetse ubwoko bwayo ibikira imfubyi kuko mu kanya twavuze 1/10 cy'imyaka 3 ariko reka tugere mu isarura ry'umurima wumve. Yego. Isarura ry'imirima Isarura ry'umurima. yego Zaburi 83 umurongo gutegeka kwa 24:19 gutegeka kwa 2:24 umurongo wa 19 kujya ku 21 wahageze niba wahageze soma. Nusarura umurima wawe yego ukibagirwa umuganda muri wo ntuzasubireyo kuwenda uzabe w'umusuhuke. Muri make ntugasubire ngo wongere utoragure utwo wasizeyo. Umusuhuke w'umunyamahanga n'uw'imfubyi n'uw'umupfakazi kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Mana kuri 20 nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawe kugusha imbuto awukubita ubunyegeza ngo kugira ngo zihanukiye imbuto zibwo uzifatire bugufi. Imbuto zawo ntuzasubire kwakura amashami yawo ubwa kabiri. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'abapfakazi. 23 nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe ntuzasubiremo guhumba. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. kandi ugibuka yuko nawe wari umuretwa yego mu gihugu cya Egiputa. Nicyo gitumye gutegeka kugenza utyo. Muri make tujye tubikora twibuka ko hari aho Imana natwe vraiment uzi ko hari umuntu usarura mu murima agasarura agasubirayo gasubira inyuma atoragura niba ari igishyimbo cyahaguye akagitonora n'igishyimbo kitonoreyo akagitoragura naho kumbe biregera iti ahubwo niba hari n'umuganda watayeyo wihambiriye wibagiriwe hano nusubireyo birekera imfubyi itarahinze itagira uyihingira naho izagira umwanya wo guhumba mu mirima yanyu bizajya bihesha Imana bitera Imana kubahera umugisha imirimo mukora. Haleluya. Iki kintu iyo ngitekerejeho nsanga hari ikintu cy'umururumba gikabije kiriho gusarura ukanahumba ni nko kumva ko nta wundi muntu uzanyuramo. Ariko mushu utararenga aho hantu muri iyi minsi hasigaye haradutse ikintu wenda na kera byari bihari ntabwo ariko ndimo kubyumva cyane. Abantu barahinga imyaka yabo noneho imyaka itaruma ngo basarure ikimara kurabya tuvuge niba ari ibigori niba ari ibishyimbo niba ari amashaza noneho hagacamo abantu bakasarura bitari byanera neza noneho wowe ugasanga urimo guhingira rubanda ubwo urimo gusoma n'abajura noneho urimo gusoma ndimo kubaza ese ibi bintu impamvu biriho cyane ni ukubera iki? Ese ni ukubera ko tutubahirije ijambo ry'Imana ngo abantu bajya bahinga basigeyo? Ariko hari ibintu wenda kurwanya mfura sorry yego nacyo hariho ibintu abantu ntibabyemera uko biri reka tuzavuga ijambo ry'Imana. Hariho ibyago Imana iteza abantu batubashye ijambo ryayo rivuga. Ibi bintu iyo batabikoraga ibi byose wumva ngiye kugira ibyago Imana yabatezaga. Yego yabatezaga abajura. Imana dutabare. Noneho hari ibyo bita kwabura mu mvugo ya Kinyarwanda y'ubuhinzi. Noneho bakabura rero ni ukubitwara bitarera. Okay. Nyumba tukayicukura imishore yego tujumba bagaterera hejuru imigozi kandi bitarera bwa bushaza bw'urunyogwe bakabutwara kubusajya n'inyoni. Yego akaba n'Imana
ihazanye inyoni z'ibijwanga n'iz'ibishwi zose zikarya zigatora zikayamaramo. Yego. Urumva naho kumbe umuntu azira cya kintu cy'uko ibintu bye nta mukene wabiriyeho, nta mfubyi yabiriyeho. Reka nkubwire iki kiganiro tugitangira, numvise hari ijambo rije muri jyewe rivuga ngo ariko ubundi Imana ku bintu byawe yunguka iki? Imana ku byo utunze, ku byo ufite yunguka iki? Yunguka iki? Ubundi Imana ibintu byose bibaho, izahabu n'ifeza si ibyayo? Sibyo? Si ibyayo? Umwero w'ubutaka uri mu kuboko kwayo. Nta na kimwe yicaranye mu ijuru byamaze kuba decentralize. Yego. Sibyo? Byegerejwe abaturage. Abaturage. Siko tubyita mu mvugo yindi wenda iri politiki ukuntu. Byegerejwe abaturage. Iyo decentralisation ngewe nayise, urabona hari amakamyo, Yego. ujya uyabona Yego. ashinzwe ibyo bita distribution. Kugenda batanga ibintu, hajya suspending, kohereza ibintu, gutanga ibintu. yego, Niba uruganda rwa fanta ruri Gisenyi kuri Brasserie cyangwa rw'inzoga, yego, ugasanga ikazi imodoka ya Actros ya remorque cyane kirekire, yego, gihagurukanyeyo amakazi kirapakiye n'ikindi kigukiraho nka 12 bihaguruka cyangwa ibingana n'uturere tw'igihugu, yego, ugasanga nawe unyoye fanta utagiye ku ruganda. yego, Kiriya kintu cya Actros gifite ahantu kiri bugende kidepe gikore store, yego, aho hantu gishyize zirahava muri Daihatsu cyangwa Dina cyangwa Hilux. yego, Siko bigera mushiki wacu, niko bimeze, aho Dina ijyanye cyangwa Fuso cyangwa Hilux zirahava n'umunyonzi w'igare yego, cyangwa ku mutwe, ikaza imwe cyangwa ibiri cyangwa gatatu cyangwa ne, kuba agiye gusaba gufata irembo, kuba agiye guhemba, kuba yanyura urugori. Aha, ibaze ko na imbutisien muri boutique nawe araharangura imwe, yego, hanyuma rero umushyire nawe agure fanta yo kunywa yego, hafi aho ku muryango. natwari Icyo rero nicyo bita distribution. Distribuer ni ugukwirakwiza ibintu by'Imana, ntabwo ikibyicaranye mu ijuru. No, byabaye distribuer, byarakwirakwijwe. Reka rero cya gikamyo kinini kivana amakazi yahari Brasserie Gisenyi kuri Rushagara hasi ku mazi, ntibariho ntwazi. Abo bantu baba producer, b'abanyenganda baproduce ibintu byinshi, ariko nubwo aya mafaranga ari iwe, Uwiteka yaba yahanyujije ngo azakomeze amanuke agere no ku bandi bo hasi, ku bandi bose. Nicyo Imana yakoze mu Rwanda. Rero umuntu utabikoze, Imana ihita igira ite, ibiteramo umuyaga n'ukuntu bigenze. Ifite ibisimba byona by'inzukira, yego, kagira akagungu, yego, kagira akagungu mu bijumba, yego, kagira indwara ifite udukongoro mu rutoki, byose yabicishamo bitewe no gusobanura iki ubusambo batubakisha ijambo ry'Imana. Nicyo twavuga ku mfubyi tuzihumuriza. Niba mva hari ikintu twavuga twakivuga, ariko ndazihumurije mu izina rya Yesu, nizimenye ko se w'imfubyi ahari kandi ko azizi. Arahari kandi arazizi, kandi afite ibintu yazipangiye, yaraziteguriye. Wa muntu wavuze ngo siga imfubyi zawe nzazirera, zindekere, zikirimo ko yanjye, zindekere, zitayeho. Ubise ko umuntu twahera dusoma wavuze ngo nihagira n'uzibabaza gusa zikantakira. Angahe ikintu nazigisha mu by'ukuri tugana ku musozo, zimenye kujya zitakira uzumva, bamenye uburenganzira bwabo ku Mana nshuti ya Kristo. Yego, ntizikajye imibabaro ntikazigene gutakira aho kudatakirwa, bahezwe n'agahinda. kuko n'ikindi kintu cyone kirababaje. Yego, suzi ko hari igihe imfubyi ijya gutakira umuntu akayumva ni impuhwe, akayitega amatwi cyane, ikagira ngo ni impuhwe ayigiriye, naho hari ibindi bintu ayitegerejeho. None sizo se mwumvise zatewe inda n'abagabo bakuze, sizo mwumvise se zatewe inda hataragera imburagihe, sizo se mwumva zarongoye zigashaka zagera ku rwego rwo kubaka ingo, sizo se mwumva zabyaranye n'abagabo bakuze
niba wibuka ijambo rya sugar daddy. Yego. Sugar daddy murayibuka hano mu gihugu yigeze gutambuka cyane. Burya ryariho hari abantu bagize imboni yo kureba babona hari abana bangirwe nabo bita ba daddy. Ibaza kugira ngo umwana aza kwita daddy nurangiza umukora ayo mahano. Ibaza kugira ngo wishyurira kana minervari kari mu secondary uwa kane cyangwa gatanu. Urabyumva umutezeho gusa ko karafa kubona iyo humanity gahubuze nubwo kandi ugasanga hari hamwangiza umwana yakwibika ibyo amukorera akihangana agashingiza ntanavuge n'uburenganzira bwe ntabuvuge ararega se aratinyuka se aragitinda se aka gasoko kari kantunze ndaba nkafunze ninde suri mu nyumva ahubwo pasika. Iyo neza rero imeze gutyo ariko iri mu bugome yego tuzi ukuntu twayita mu mbabarire iyo ngiyo nituma witwa avuga tumva nizinsange yego izigowe zose zindebi haleluya zize zintakire zazumva ndi mu ijuru haleluya amen gore uzi ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 irangiye yego hari abana b'imfubyi barokotse bagiye baturwa mu mitego nk'iyo n'ubuzima nana kareba gasigaye konyine cyangwa se basigare batatu uzi ko harimo utwagiye twiha izo responsibility tugafata inshingano yego akarera bagenzi yego asanga rero babagabo bita bibira yita ngo nabi bigoryi yego uzi ko babaho nibyo babaho ngo bibigoryi bire bavuga maze ngo bakombokera ku rugo bagatangira bameze nk'abafasha bagatangira wabita ba marayika murinzi yego siko tubita ba marayika murinzi bagatangira abanyempuwe bajya kumva muri twana dutatu havutsemo kandi kandi ka kane cyo kintu cyarambabaje kandi akamubwira tuceceke uramukubivuza ndakurangiza mwese ndahanaguraho yego imfubyi zikaba zibaye enye kandi baresha vraiment ndumva unatangira kumbaza ikibazo wabivuzemo wavuze ku bana batemerewe kumenya abababyaye n'uwo rero tuvuze ari mu bwo yego nawe arimo kakana karabyaye akarebye rya jisho agahaye umuhurwa ati gasopo kakarumagiho bazi gakombe ka nido yego ejo bundi ka kawunga ikiro cy'isukari nuko karwaduka kagakura kamara kugera ijuru kajyaho kabajije nyina atego ma ngira papa ubundi ikibazo ufite ni iki genda wige isukari mu gikoma ibindi ceceke okay wa muntu noneho yanaba ngo ni mwiza dufite gutyo gasanga minervari iraca kuri konti y'ikigo nta wifata nta hinyuraho nta unyuraho wabyumvise ni kuri konti kugira ngo na nimero do telefone ubwayo ito nimero do telefone yamenyekana wabyumvise aha ariko ko umwana yiga uko arangiza primary uko ajya mu secondary uko azamuka niko ajya atari ku mama nakwiga rwose numva mfite icyo mbura nabura papa rwose abandi ba papa baza kubasura ku ishuri ese ma ubu ko muri kino kiruko batubwiye ngo tuzafata indangamuntu nzayifatirwa nande nzayihabwa nande azaba yitwa ko ari umwana wandi kanguha urugero wabonye ijambo minisitiri w'ubutegetsi yavuze Minaloc yasuye ahantu ukoresha akahe karera hari akarere yasuye avugiraho ijambo avuga ko ikibazo cy'indangamuntu ngo bamaze kuganira na NIDA sibyo ikigo cy'indangamuntu ku buryo n'uwayitaye ayibona vuba kuko urumva yatanze igeno numva ndazumva yewe muri gare hamanitse indangamuntu ku biro by'imirenge n'utugari hamanitse indangamuntu ku biro by'uturi hamanitse indangamuntu zira zatakaye ba nyirazo nibabone bashyize bubatse ikintu cy'umuyoboro cyo kugenzura ngo abantu bazirebe zigenda zijyanwa iwabo w'abantu bazitakaje none buri muntu abona indangamuntu umva kandi yakoze rero ikigo cy'indangamuntu ni gitanga izindi noneho nikinjira muri systeme kigasanga uwo muntu yabonye iyo yari yarataye
iyo kiyivane muri system Yego. adatunga indangamuntu ebyiri Yego. ariko umva ijambo bavuze ngo ibyo byose ni ukugira ngo atazagira uzavutswa amahirwe yo gutora umukuru w'igihugu n'abadepite. ngaho ibibazo uyu mwana rero twavugaga mu kanya wavutse kwa kundi Yego. nawe aragira ati naringeje igihe cyo gutora Naringize igihe cyo gutora. naringiye gutora bwa mbere Uzi ukuntu aba bana nari baryohewe cyane. gutora sha Ati nanjye ni ubwa mbere ngiye gutora. baryohewe no gutora kukurusha wowe Cyane. aragira ati kandi ndashaka nanjye gutora Yego. rwose ariko Arashaka afite ikibazo gikomeye Arimo kwibaza. ndayihabwa nande mama ko yamishe data akubwire ko hari ababyeyi b'abagore bashobora kuzira icyo kintu umwana akaba yarakara akagira depression ugasanga agihoye nyina Yego. uvuga ati Birumvikana. how long time Yego. umisha mama wamunyure Navutse ku giti. data munyereke gireka data Navutse hehe? narakwinginze narakuvugishije neza waranze kazi ko umwana w'umuhungu hari ikigerageramo cyane. akaba yabaye umugabo Cyane. Akakubwiza. ugasanga nyina ari under control. That's it. Ubwo abo bana bizagenda bite? ibi byose ni ingaruka abantu ko bizagenda igihugu nibwira ko gikwiriye kuzageraho Kigafasha abo bana. kikajya kibaha uburenganzira bwo kubona indangamuntu kuri nyina gusa wenda Ni ukuri. urumva umwana akabona indangamuntu kugira ngo nawe yiyumve muri sosiyete nyarwanda nuko nguko bimeze Ni ukuri. urabyumva nta kundi bimeze nta kundi byagenda kuko imfubyi zifite ibikomere Ufite ibikomere. reba izariganijwe zarakomeretse imfubyi zariganijwe urumva zariganijwe ubutaka Yego. zariganijwe utwabo zifite ibikomere Yego. ariko nanone uwiteka yazemereye ko zizajya ziza kumubwira Haleluya. ati mva abandi babariganya Ikibari. abandi bababaza ariko mujye munshaka Haleluya. mujye munshaka muhumure ngende so Yego. kandi sizajya mbababaza Amen. narabyemeye ya mirongo twasomye twabivuze n'uzazitera agenda akazibabaza zikantakira nzumva ndi mu ijuru ubwo rero ni assurance ku mfubyi nizikomere zihumure cyane nakwifuza kubwira ababyeyi bafite imfubyi waba uri umumama se waba uri umupapa wasigaranye abana wenyine ndagusaba kugira ngo wite kuri abo bana bitwa imfubyi kuko bafite ijambo imbere y'Imana kugira ngo batazajya imbere y'Imana bakaboroga nawe bikakugiraho ingaruka kandi ababyeyi cyangwa se mvuge ku bapastori mufite imfubyi mu rusengero rwanyu nimugerageze kubegera mugerageze kubigisha mugerageze kubafata nk'abana nk'abandi nabo sibo basanze ari uko bimeze ariko mwegera imfubyi urumva ko bafite uburenganzira 100% imbere y'Imana kandi nibajya imbere y'Imana bakarira ingaruka muzazibona rero mureke tugerageze kubana neza n'imfubyi tubanezeze naho bagira ibihe byiza kwa kundi ugira birthday party y'abana bawe cyangwa se n'abaturanyi gerageza gushyiramo n'iyo mfubyi ushaka kuba atazi igihe yavukiye ariko tujya dushyiraho iminsi isanzwe tujya tuvuga iminsi tukayishyiraho ukayihimba ugahimba itariki uwo mwana umunezeze nawe avuga ati navutse iki gihe iki n'iki hanyuma ababyeyi mubyeyi wowe ndavuga umumama ufite umwana wabyaranye n'umuntu runaka yarakubwiye ngo ceceka kubera icyo ubabaza umwana uramucecekera iki ese iryo ni ibanga ntabwo ari ibanga umwana azicwa n'agahinda gerageza kubwira umwana se amwishakire ariko tunasaba rero na leta izabidufashemo kuko abana barababaye nibura nabo bahabwa uburenganzira bwo gufata irangamuntu kuko niba nyina atamubwiye se umwana se nazafata irangamuntu arayikeneye tugomba gutora abayobozi b'igihugu cyacu n'inzego zitandukanye rero reka dufatanye kugira ngo bano bana babone uburenganzira bwabo Imana ibahumugisha cyane mushumba ndumva tugeze ku musozo yego hari ikintu ugeze kuvuga numva nagarukaho yego ugeze kuvuga ku mubyeyi ku babyeyi barasigaranye abana na Bibiliya kubigarukaho yego urabyuka abantu twasomye tugasanga ijambo rivuga ngo yewe wa mubyeyi w'umupfakazi wasigaranye imfubyi sigaho kuba wo kugenda imihana uzerera akaba umunyamagambo abanyamazimwe nabaza akazi kazitereyemo gore wari wagira ahantu kudupfubya umugore yasigaranye yego akaba inzererezi yego genda imihana ugasanga akana k'agakobwa k'imyaka 7 gahetse uwibiri na kuwumwe cyangwa uwibiri ako hagati kamusinzira iruhande aha nta nkono iri ku ziko arimo aratoragura inkwi ngo atekere twa twundi
yagiye kwiriba kuvoma amazi ahetse umugongo akamuzamukana imisozi n'akajerekani k'amazi wenda kakandi kikarabiya akabashije n'udukokurura nagira ngo ashyire inkono. Igitangaje nuko wa mugore araza asaba ibiryo amubaza ibyo atakoze. kuki utakoze ibi? ahubwo wasanga kanakubiswe. Yego. Akamubaza impamvu uyu mwana yasinzira atoza yumvirara ibaza kujya ku cyo kintu umugore akibaza umwana impamvu n'amazi ahari. Kuki utatetse mbese? Abana barinze gusinza batariye naho kumbugo aje yasinze niba ari ikigage niba ari inzoga niba ari primus yanyoye bwo kuki sinzi inzoga yanyoye ariyo. Ariko yabaye ikigenge mu rugo aho ni wica agakiza agatinyuka uwo munyamibabara akamubwira gutyo akamuhagarara hejuru. Uzwari igihe umwana avuga ati kandi ibi ntibyize bibaho data kiriho papa kiriho. Cyane abana baravuga uyu mwana ijambo rivuga mu mutima ibi kandi igihe kimaze atinyuka arimo bwire gati ibi sinigeze mbibona data akiriho. Vraiment babyeyi mwasigaranye abana mugerageze muhagarire mu mwanya wanyu n'ubanya kwigendera. Yego. Ni mukora inshingano zombi. Yewe mugabo ufite umwana nawe n'ibyo twavugaga dukomeye ingasire wamuhishe nyina. Yego. Igihe kiragera umushakiraho warugize amahirwe ubwo washatse atamwanga. Yego. Ariko gerageza uyu mwana umuha uburenganzira mungana nubwo abandi urimo kuvuga ko washatse kuko hari ibintu by'ibikomere byinshi biriho mu bana ukurikirana wakora sondage wakora investigation ugasanga abana barashize. Yes, barashize. Imana guhumugisha cyane. Tugiye kuvuga ku murongo w'imfubyi twajya muri byinshi cyane kuko nibigari nago twabisoza ikintu cyagutse kinini cyane. Ariko tunasaba umugabo n'umugore niba hari abana umugabo yabanje kubyara hirya nyuma agashakana n'umugore mukaba hirya akabazana ujya ubyumva yuko iyo umugore azanye abana yabyaye kera umugabo arabanga noneho yasanga n'agakumi gakomaze gukura akagatera inda ntamwite ko ari umwana we biriya bintu nibi kandi kamwita dadi yakagombye kuba papa wako. Noneho umugabo yaba yarazanye abana ahangaho mu rugo ugasanga ntibabyumvikanye n'umugore. Umugabo n'umugore baba bakwiriye kubyumvikana bakarera abo bana bahuje. Ariko iyo umugabo atumva umugore we no kurera aba bana biramugora. Wamfura we uzi ko hari abagikemurisha kubashakira geto bakajya hanze hanyuma nkuko twicanga kambwira ndi umugabo utumva niba ushaka kumpesha amahoro niba warashatse bye laisse moi tranquille ndekera mu rugo rwanjye wabashakira mu biryogo wabashakira gikono majerwa wabashakira hehe gasyata karuma ariko ntabwo nshaka abantu umbangikanya nabo abyumvise babana bakajya kuba muri geto. Yego. Tumenye ko abantu ujya ngirigiriya amasura yanyu nayo yari ingenzi kuri bo. Yego. Urukundo mwagomba gukundana mukarubereka nirwo bazigiraho ko bazaruhana nabo mu ngo zabo. Mugasanga nabo bari mu fufuye. Biterwa no kutumvikana k'umugabo n'umugore. No kutumvikana kwa bombi babyumvise n'urwango rw'umwe muri bo. Aho rero twatumanza. Kurumva iyo banzwe n'umugore. Yego. Icyaha kibi cy'umugabo agasabwa kubajyana. Bakwanga n'umugabo umugore akabajyana. Nuko kubijyana. Atabajyana akabatera. Cyo kura ukagira Imana we. Hari indirimbo najyaga numva kera. Najyaga numva indirimbo kera muri radio. Yego. Zaburakeye se ni kucyo nkunda mbumubwire nkuririmbire ni kucyo nkunda ukanga bangeye kandi abawe ukabatonesha. Yego ndayibutse. Iyo ndirimbo wayihimbye yarashatse kuvugira kurengereza ku bagore wabyumvise banga bene wabo w'umugabo. Donc umubare munini w'abagore burya bakunda kwanga ko mu rugo haba bene w'umugabo. Urankunda ukanetesha ariko ukanga bene wacu. Ntaho bayivanye rero.
ese naho bayivanye yego gusa Imana dufashe ikintu kiragutse ni kinini abantu bashobora kuzongera kukivugaho mu bundi buryo twafashe indi paje yacyo yindi kuko ni kinini cyane. Yego. Imana ibaho umugisha cyane. Turabakeneye Reka izina dusoze tuzongera tugaruke kuko ntabwo dushoje. Aha hantu harimo ibikomere byinshi cyane kandi turifuza yuko buri muntu wese yumva ihumure riturutse ku Mana. Umuryango ntiwaguhumuriza ngo ubyumve, ariko y'ihumure rivuye ku Mana urabyumva uko byamera kose. Ijambo ry'Imana ryabitubwiye, imfubyi ntuzigere wiheba, gana Imana, pfukama imbere y'Imana uyibwire ibikuremereye nayo izakumva. Mushumba, turifuza ko usengera bano bana, ugasengera imitima yawe ibabaye kugira ngo Imana ibatabare. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, tugushimiye iri jambo tuganire muri kino kiganiro tuvuga ku bana b'imfubyi bagizwe imfubyi ku mpamvu zitandukanye, ku buryo butandukanye. Bamwe byatewe n'uburwayi, ibyo ni ibisanzwe, abandi biterwa n'impanuka, ibyo nabyo ni ibisanzwe, ariko tubazwa cyane n'ibyatewe no kwicana, guhotorwa, ubugizi bwa nabi. Ibi bintu ni bibi cyane, bigoye imitima yacu. None uyu munsi none turakibuka imfubyi zagizwe na Jenoside yakorewe Abatutsi 94, imyaka ibaye 30, warabareze barakura. Ibyo ubwabyo byagombye kongera irihumura abasigaye, kuko ubworeze bariya nizo uzazirera. Rero ijambo ryawe navuze ngo nibakwiringire, bakwegere, uri se w'imfubyi, uri umugabo w'abapfakazi. Nibakwiringira bakabana nawe, ntibazagwa muri bya bishuko, ntibazagwa muri ya mitego twumvise. Rero bafashe ndabasengeye, nicyo nshoboye gukora gusa nta kindi, ngo mbasabire. Sinamenya aho baherereye nubwo nabamenya, sinasikimbura ibibazo byabo byose, ariko wowe uri Imana ishoboye byose. Yewe na mushiki wawe tucanye aha ngaha ntiyabishobora. Yewe n'igihugu gikemura bike kuko ntikibimenya byose. Cyokora aho cyo kimenya kiri ukuntu cyabikavaringa, ariko ugira ikintu ukora wowe Imana, ukoresheje abana bawe, ukoresheje abakozi bawe, maze imfubyi zihumurizwe. Ndagushimiye ko byumvise, ngaho dufashe twiteho muri byose, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Shalom, shalom.